buriya rero wa mwana we uzatinya umunyarwanda n'umunyabwenge cyane uzatinya umunyarwanda wafashe inyama yo mu nda akayita urwagashya ni muri urwo rwego rero yafashe n'iminsi igize icyumweru baterekanye batiza amazina bitewe n'ibikorwa bigenda bibera abafasha umunsi wo ku cyumweru ari wo munsi wa karindwi aravuga ati oya umunsi wo ku cyumweru naga wa karindwi abafasha umunsi wo ku cyumweru aravuga ati uyu ni wo munsi abarokore cyangwa se abadepera bagomba gusengeraho si ibyo gusa abonye arongera afata umunsi wo kwa gatandatu aravuga ati umunsi mwisi sabato bajya gusenga abadive arebye rero afata iminsi yo mu bigize abati mu bigize naho ngomba kugira icyo makora abafasha kuwa gatanu ahita ijuma abisilamu azajya bajya gusenga ariko bigeze ku munsi wo kwa kane aravati ko mbuzi icyo mpita ndahashyira iki abahanga bo mu by'ubwenge baje muri 2020 kuzamura no bavatire ku munsi wo kwa kane tuwuhereze icyo uzajya ukorwaho baba wisi icyo bita iseka rusange Jenny's Comedy Show ni muri urwo rwego rero kuri uyu wa kane ni Jenny's Comedy Show muri Camp Kigali iseka rusange rya Gasozi dufite abanyarwenya benshi cyane dufite Kiramani na Tsabi dufite MC kandi na Musa guturuka induba dufite Pirate Muhinde Lucky Baby Kepa n'abandi benshi bagiye batandukanye si ibyo gusa y'umwihariko baratugira tugukubita urwenya tuguhereza na muzika tuzaba dufite Bushari ndetse na Rana niwe wazaga muzazi hanyuma rero ibyo bikivaho rero guriti cyawe none hanga utaza gucikanwa kuri uwo munsi wo kwa kane nawe uzabuhibereye so guriti cyawe none hanga rero uciye kuri wa3 akadomo Jenny's Comedy Show akadomo.com ni 5,000 n'ibihumbi 10 muri VIP muzaze twisekere turirimbe twitateyininge ebana bizabishiye byatanga kuri uyu wa kane don't pray to miss Reka twakire MC kandi na Musa, ladies and gentlemen, amashwe cyane twakire MC kandi na Musa. DJ murakoze yitwa Musikandi nanjye nitwa Musa turi impanga urugo n'indobo rwose gwara tuzaje gusa nizere ko ino myambarire itagize icyaha sasa mu minsi yashize twakoze performance tuza twambaye udukanzu dukubitamo tuwigi yego abanyarwanda atabana bararangiye bati baragiye pe ati ibintu bagiyemo ni ibiki barasaze bagiye muri bya bintu abantu ababyeyi banga noneho urabizi ko neza ko babyanga noneho twebwe ikintu twaje guhura nacyo twahuye n'imigisha nyuma yo kwambara udukanzu uwo mugisha si uyu mwanya ari kutwumva twagiye uwo mugisha duhuye n'umugisha tuvuye aha tubona umuntu wagize ibirori bya bridal shower ubundi bridal shower ijyamo abamama gusa bari umuhango wo kujya gusezera babwira umukobwa ugomba kujya mu rugo ukitwara gutya bakamugira inama noneho ikintu cyabaye ni iki twaratumiwe turatumirwa turagenda twumva ibyo bavuga mu minsi iraho rero natwe tuba tugize mushiki wacu tubavuga ati n'ubundi ibyo bavuga muri bridal shower njya akantu nabonyemo cyane ukumva nabonyemo niho hantu buri abagore baba bisanzuye cyane muri bridal shower ngeze ikintu nabonye niho hantu honyine nabonye umugore avuga ijambo ageretse ukuguru ku kundi nibyo gusa se ni naho hantu umugore ashobora gupfunduza icupa amenyo nta kibazo rwose kandi atuje aka kanya rero natwe dufite mushiki wacu ugiye kurongorwa mu minsi iri imbere muri iyi mpeshyi ni ukuri kw'Imana mudufashe tumwakire aze nawe wavuze ngo reka ino bridal shower tuyimukorere ku karubanda abagabo mutazi ibivugirwa muri bridal shower wumva ikintu baba baganira ariko bavugiramo amabanga bakavugamo amabanga y'abagore y'urugo acengeye bo mushiki wacu natambuke tumukorera ka bridal shower ura mushiki wacu we byagenze utera cyaragufotoye kugira ngo si igisasa bayiziritseho ra namutwaye tambuka sha akinyonga kuri utarajya mu rugo warugezemo ari urwaye bagukira aragiye rero umugabo aramutwaye cara nuko ngana wicare neza bega ibere bo murakoze rero turagira ngo tubashimire abantu bitabiriye bridal shower aka kanya twagira ngo twakire abantu bagende bagira inama abantu ubwo tudatinze twakwakira mama Claude na mama Asumuta murakoze mbere na mbere njye nitwa mama Claude nanjye nitwa mama Asumuta twishimiye kuba turi mu birori by'umukobwa wacu ni ukuri no aho gushima Imana kuba agiye kutuvira
ikintu rero nakubwira yego buri kintu kimwe nakubwira umukobwa ni umuntu ukomeye cyane Cyane. cyangwa se umugore ni umuntu ukomeye Eh. kuko umugore ni nk'igihugu wari ubizi se ko umugore ari nk'igihugu ahantu ugiye harakomeye rero igihugu cyiza buriya kirangwa n'ibihe ibihe igihugu cyiza kigira amakarendari kikamenya uko kigomba gukurikirana ibintu uri kubyumva niyo mpamvu rero aho bihurira n'igihugu rero sheri wanjye aho ukuntu twebwe abagore tumeze nk'igihugu ni uko natwe dukenera icyo bita karindari igihe nyine igihe ugenda ugomba kugenderaho ukamenya igihe ugomba kubikorera n'igihe utabikorera mama si unakurondogoze nawe arabizi nawe urabizi sibyo si ibyo gusa rero umugore abera nk'igihugu igihugu cyiza gifite aho gishaka kugera buriya kirangwa imisango ndetse n'imihango niba ubizi neza hano iwacu i Rwanda tujya tugira umuhango wo kwita izina abana b'ingagi aho bihurira rero iyo mihango y'ihurira natwe igitsina gore nyine nawe ntundondogoza ntundondogoza ariko nawe urumva ahanyuma rero buriya igihugu cyiza rero mwana wa mama kigira isuku nk'uko ubibona natwe rero abagore igihugu niba kigize isuku kiba gifite isuku kikifashisha ibintu bigiye bitandukanye urumva iyo suku usanga ikorwa dukenera amazi hari amazi yo kogesha ibyombo amazi yo kunywa n'ubundi bwoko bw'icyo bugiye butandukanye hanyuma rero abagore bo rero ahantu dukenera nyine ahantu duhurira n'icyo gihugu kuri ibyo bijyanye n'ayo mazi umva simbikubwiye ubu nubyara uzambwira hanyuma rero ubwo reka twakire undi mumama nawe aza tugira ikintu abwira mbere na mbere murakoze njye nanihutaga first of all twishimiye kuba bagiye kugutwara ni ibyo gushima Imana amen rero ikintu njye nakubwira nizimbye mu magambo ndimo ngenda buri igihugu cyiza cyangwa se umugore mwiza arangwa n'isuku isuku ku mubiri urabyumva isuku ku myambaro yawe rero iyo suku by'umwihariko tukagira n'isuku mu rugo isuku yo mu rugo rero ntikorwa n'ayo mazi gusa dukenera rakirete imyeyo buriya rero ako kantu k'imyeyo yavuze kugira ngo utazajya kwaka ibizakubura munsi y'igitanda cy'umugabo izakubura muri saro ntabwo ujya kuyigura urumva kubera ko ari umweyo ukomeye ujya kuyicira uri kumva iyo ukagenda uri kumva murakoze rero mbere na mbere twishimiye hano uyu mukobwa wacu rero ni umusirimu byabaye ngombwa ko atumira ndabona haje n'abasitari batandukanye reka twakire aba basitari nabo bagira icyo bavuga hano amashyi menshi twakire DJ Brian na Tesha nabo bamugira inama murakoze rero natwe turaje turagarutse turi abanyu ni ukuri mudukunde tubakunde ni ukuri pe aka Bright Shower ni akacu ni akanyu mugakunde mudukunde mana ubuse sheri ugomba nyine DJ uretse gatoya kutangiye kugira umuntu inama wowe ugira umugabo yewe akagabo ndagafite ni akabwa ariko nubwo ari akabwa ariko ndagafite ndagakunda ni akagabo k'akabwa ariko ndagakunda ni akabwa gusa rero ikintu kimwe nakubwira wa mukobwa ahantu ugiye usanze umugabo ariko abagabo bose aho bava bakagera bakunda umupuri mw'abantu nta kibazo nanjye ndawukunda umva uyu munsi tugiye kugura bya bikoresho byose bya elegitoronike bizatuma urugo rwacu ruba rwiza kurushaho uravugisha ukuri kandi byose turabigura no muri Samsung 250 karibu mwiza wabuze intege iyi niyo dukeneye pe iyi rwose
rwose nzajya nyireberaho bwa bwiza bwawe mbubone bwose uko busa, ukuntu ari nini, ukuntu ikomeye, abana bacu bazajya bayireberaho amateka y'ubuzima bwacu rwose. Umfungire iyi ngiyi. Ayayayayayayay, mbega firigo nziza we, ni nini, ni nziza. Uzi ko iyi ngiyi iyo nkiguko bari kukumva. Iyi microwave rwose yatuma urukundo rwacu rudakonja pe, rukuzadushyiramo tugashyushya rugahora rushyushya imyaka yose. Byose pakira sha, nyarutsa uhabibonye. Samsung 250 rwose ni wabo wabakundana. Samsung 250 ni Shuadel. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu. Cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro.